Bakiriya ba Kigali Band seri tongeye turagarutse. Ahangaha tugeze ni kwirebero. Tuje kubereka Villa House. Ni inzu nziza nini, icyo bita villa ibundi bari inzu nini cyane itandukanye no kuvuga ngo inzu ngo cadastre ngo etage. Iyi ni villa. Kubera ko igizwe n'ibyumba bitandatu n'amadusha atandatu. Si ibyo gusa, ikaba ifite na rooftop nini cyane yakakira abantu nk'ijana. Ikindi kiyongereyeho ikaba ifite imiryango y'ubucuruzi washyiramo alimentation. Iyo nzu yacu ikaba ifite n'amasaro abiri. Urumva ko ari inzu mu by'ukuri iri mu buso burenga 400 ho gatoya. Ni inzu rero twakita villa kubera ubwiza bwayo. Kwirebero abantu bose barahazi n'ahantu heza. Ni inzu iri kuri kaburimbo, ntukangwe n'aka kantu ubona, na kantu gatoya ni metero nkeya kandi nako bari guprepara kwishyiramo. Tuvugisha uze wigura ino nzu iri ku giciro cyiza miliyoni 400 ndetse zirimo n'ibiganiro. Iyi nzu wayikukana ikabi yawe mu by'ukuri ugatura ahantu heza. Kwirebero n'ahantu hagezweho. Reka tubatambagize tutabatindiye tuberekemo imbere ubwiza bwayo. So tugeze hano rero turagwa muri parking ifite imodoka ebyiri. Murabona ko harimo imwe ikaba ifite n'indi espace yajyamo indi modoka imwe. Ariko tukaba dufite hari ahantu hari ira myanya y'ubucuruzi utabishaka, udashaka kuzana ibyo by'ubucuruzi cyangwa iki, wahakura hiriya nzu ugashyiramo izindi parking cyangwa ukanahatera jaride nta kibazo. Murabona ko inzu yacu iyi ngiyi rero ni inzu nziza nini iri ibikoresho byiza nk'ibi birahure biriho ndetse ikagira n'amakaro meza cyane, yaba amakaro yaba amarange, ni ibintu bisa neza cyane. Tukagira ndagira ngo cameraman agomeze ankurikire tuyibereke neza ubwiza bwayo. Ngira ngo tugeze hano duhura n'utubuye twiza cyane two bita urugarika rwiza cyane. Ibi ngibi bituma inzu itarwara imidite. Ni inzu yubakishije kayumbo, ntago ari babandi bubaka bagurisha. Iyi nzu ni ya nyirayo rwose, yubatse neza, ni inzu ikomeye. So reka mbereka ahangaha twavuye muri parking tugeze aha duhahura n'utubuye twiza cyane, utuntu twiza cyane tw'umuderi kabese ubona dushashe turyoheye ijisho. Tukagira n'akajaride hano. Buriya kubaka ntugire jaride ntago biba ari byiza mu by'ukuri. Murabona ko aha hantu ari heza cyane. So ahangaha rero ni yanzu twabwiraga y'ubucuruzi. Ushobora no kuba wayikuraho ukahashyira piscine uyiguze cyangwa se ndabibutsa ariko ko iyi nzu ifite n'amanexe, ifite amanexe imiryango y'abakozi iki. Reka ariko ntabwo ndi bubatindire cyane, ndagira ngo mbinjize muri salo ntangire mbereke akantu ko kandi murebe ubwiza bw'iyi nzu. Wow, tugeze ahangaha rero turahura na salo nziza mu by'ukuri murabyibonera n'amaso yanyu, ntabwo ari bya byo kubeshya. Ni salo ngari iryoshye. Kandi ikindi kintu mbibutsa, iyi nzu ku giciro cya miliyoni 400 harimo n'ibiganiro. Ibi bikoresho birimo, ushaka kuguramo ino flat ingana gutya nayo birimo, intebe nziza gutya zimeze gutya ndetse n'ibitanda byiza. Turakomeza tubereke ni ibintu bigari. Ni inzu ifite salo ibyo byumba bitandatu, ugire ngo ni bwa bumba buto buto. Ni ibyumba bigari bijyamo kabiri kuri kabiri, hakajyamo na garde-robe, hagasaguka n'umwanya. Mu by'ukuri iyi nzu nyirayo yayubatse ashaka kwiyituriramo. Ni inzu nziza nayo wayigura ukayibamo, ukayigurana n'izifa n'icyazi. Ntago mbatindira, tugeze hano muri salle à manger nziza cyane nayo. Mubona ko ifite amatebo meza, intebe nziza, igasagwa n'undi mwanya mugari ndetse ahangaha nawo wagashyiramo ibindi bintu nka salle à manger cyangwa iki. Ariko ni umwanya nyine. Ibintu byiza no kubaka ibintu bifite espace ku buryo inzu bifite ubuhumekero. Reka ntabatindiye tubinjize mu gikoni. Hari abantu benshi bajyaga batubaza ngo kuki igikoni kiba kirebana na salo. Iki ngiki biratandukanye, harimo n'agakuta. Ngira ngo murabona ko umuntu uri ahangaha hehe no kubona umushyitsi amureba ibyo akora ateka. Aha no guteka. Murabona ko ni igikoni kiri open na salle à manger. Ni ibintu byiza rero. Ni igikoni gikoresheje MDF zimwe nziza za original, zimwe zo bita waterproof. Kagira ibuye ryiza, ikagira washing machine imyanya yose abana uko yisitaye, ahajya firigo yateganyije umwanya mugari munini. Ni ibintu byiza. Parafo ni gipusamu ahantu hose. Ndabibutsa ko ibyumba bitandatu, sale ebyiri, tukagira umwanya w'ubucuruzi w'amazu y'ubucuruzi, tukagira rooftop. Uramva ko mu by'ukuri ni Villa House. Rero ngiye kubereka icyumba cya master bedroom, kubera ko iyi nzu bayibamo ibindi byumba harimo ibintu birafunze. Ariko nubasha kudusura tuvugije kuri none nimero muri screen, uzaza dutange gahunda inzu yose uyisure ibyumba uko byakwaye bitandatu. So reka tuzamuke tubereke hejuru ubwiza bwayo. So tuzamuka rero ngira ngo murabona ko amakara agize n'esikariye n'ibi birahure biriho. Mu by'ukuri garde-vous murabona ko ari ibintu byiza cyane biryoshye. Ntago ari bya bindi by'ibyuma. Ibi ni ibyuma bya Dubai byiza cyane.
esikariye nziza mu by'ukuri nayo ibereye ijisho. Ibintu byose biri aha ni byiza. Ariko tukirangiza esikariye turahura na salo yindi ya kabiri. Iyi nzu, iyi ni salo ya kabiri, twavuye muri ya salo yo hasi kandi zose zijya kungana. Murabona iyi salo ukuntu ingana nayo ubwayo yiteyemo intebe yakakira abantu benshi cyane. Dufite icyumba kimwe hariya, hasi dufite ibyumba bibiri, tukaba dufite ikindi cyumba ahangaha, tukagira na bathroom. Tugiye kubereka sasa muri chambre principale nziza cyane y'agatangaza. Murabona ubwiza noneho budasanzwe, bwa bwiza bubereye ijisho mu by'ukuri. Reba iki gitanda ukiguze kuri miliyoni 400 zigabanyukaho, sorry, miliyoni 400 zinegociable, ukaguramo ibikoresho bimeze gutya mu nzu. Ibitanda byose biri mu byumba byose ni ibitanda byiza, nabyo ibikoresho biguranwamo kuri miliyoni 400 zirimo ibiganiro rwose. Mu by'ukuri inzu ntigucike, waba unjazwe zigahera. Murabona ko ari ibintu byiza cyane. Hari amatara afite ikoranabuhanga, ukanda ahangaha ukongeza cyangwa ugahindura amakureri. Ni ibintu byiza cyane bisobanutse mu by'ukuri. So tuvugishe rero ubu iyi nzu ntigucike, wigurire kwirebera ahantu heza cyane, nawe uture ahantu heza. Ariko hava twinjira mu rwambariro. Iyi ni vestiaire ngari cyane yisanzuye. Wabonye icyo bita vestiaire, akabati garde-robe ngari cyane washyiramo ibintu byose bishoboka. Tukajyana kandi hano ibumoso bwacu, simbatindira, ndashaka kubinjiza muri bathroom, urwogero rugari rwiza rwisanzuye. mu by'ukuri ushobora no kuyigura ukavuga ati ngereka kirimo wenda jacuzzi nge niryamiramo. Ariko murabona ko ari ibintu, harimo amatoilette meza, shower nziza, cyangwa se ukongeramo na cya kirahuri. Kandi nabwo iracyari under construction y'utuntu duto arimo kongeramo n'ubu tutararangira. Mu by'ukuri iyi nzu izaryoha cyane bikabije. Ariko tuvugisha ubu ngubu hatagira uwuyigutanga ukazavuga ko wanyazwe zigahera. mu by'ukuri reka mbazamure mbereke rooftop yacu ukuntu ari ibintu biri perfect. So dore rero aho tugeze hejuru, noneho ureba view ukareba ibintu byose. Iyi rooftop nziza, niyo waba ufite abantu 100 mu by'ukuri iyi nzu wabakira hejuru kuri rooftop. So urabona ko ari ibintu byiza. Hari ahakoresheje amakaro, tukagira ahakoresheje ururiba. Urabona ko ari ibintu byiza cyane by'ibisirimu. Ariko dufite icyumba kimwe kindi kiri hano hejuru kuri rooftop ushobora gukoresha, ukagigira icyumba cyangwa ukagira office. Tukagira ndetse na bathroom iri uruhande rw'icyo cyumba, cyangwa ishobora gukoreshwa n'abantu baje hano hejuru b'abashyitsi. So tukagira n'akandi kantu kameze nk'agakontwari keza cyane. Iyi nzu ndabibutsa ko iyi nzu igizwe n'ibyumba 6 n'amadushe 6. Buri cyumba cyose cyaba master bedroom, kandi bifite bariko nziza cyane. Kuri miliyoni 400 zirimo n'ibiganiro, kuri sale ebyiri rwose wayikukana ikabya. Aho bari kubereka ni kuri kaburimbo rwose. Murabona ko ni ikibanza kimwe kirimo kaburimbo gahe tuyigeraho. Mu by'ukuri nahangaha kandi benda kuyishyiramo. Tuvugisha ubu ngubu rero wigurira inzu nziza y'agatangaza itaguhenze, rooftop, 6 bedroom, 6 bathroom, inzu ifite imiryango y'ubucuruzi. Tuvugisha tuyikugezeho. Murakoze, udusure gusa kuri Kigali Bandiseri, Instagram cyangwa YouTube, udufashe kutuzamura. Ntibagirwe gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye ubona imari nziza buri uko tuzishyizeho. Murakoze.